nashimwe reka dusabe korali Elayo itere haleluya. Rusi aramusubiza ati winyinginga kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira kuko aho uzajya ariho nzajya kandi aho uzarara ariho nzarara ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye imana yawe niyo izaba imana yanjye aho uzagwa niho nzagwa bahampambe nihagira ikiza ntandukanya nawe atari urupfu Uwiteka azabimure ndetse bikabije imana yacu dufashe kandi tugirire neza amen. Ngewe nkuko umuyobozi yabivuze ndi umuyobozi w'itorero rya Kagabiro ndetse bikabije imana yacu dufashe kandi tugirire neza amen. Ngewe nkuko umuyobozi yabivuze ndi umuyobozi w'itorero rya Kagabiro nitwa rero Nzarora Siriyake nkuko babibabwiye mudamu wanjye yavuze ko tubyaranye gatatu dufite abana batatu Imana ishimwe. Nagira ngo rero tuganire ariko tugize dute tuganire tuziranye. Hano rero kumvise amagambo atari makeya amagambo menshi. Aya magambo twumvise umudamu witwa Rusi asezerana n'umubyeyi witwa Naomi ariko bagiranye isezerano kubera iki byaturutse hehe ngo mu gihe duhereye ku murongo wa mbere avango mu gihe cy'abacamanza ngo hari igihe inzara yigeze gutera imaze gutera abantu barasonza bamaze gusonza umugabo witwa Abimeleki ngo aravuga ati reka turebe ukuntu twashaka uburyo twakwikiza iyi nzara nkuko natwe tujya tubikora. Hari igihe rimwe na rimwe ujya kubona ukabona ibintu ntibyagenze neza. Ubu hano hari abantu wasanga barasuhutse barabonye inzara ije. Buri hari igihe inzara iza ku muntu, yego inzara ikaza ku muntu ariko ahandi idahari cyangwa hari n'igihe hari ariko bagashobora kugira gute kuyihanganira bakagira uko babyitwaramo. Ariko uyu mugabo abirebye aravuga ati iyi nzara ndabona imeze nabi none nimuze duhungire mu gihugu kirimo ibiti. Ashaka kujyayo kugira ngo arebe ko ariho yagirira ubusa yabonera imibereho. Arangije aragenda ajyana n'umugore we ajyana n'abahungu be babiri ngo nuko bagezeyo ibiryo barabibona ariko bamaze kubibona ahagirira n'ibibazo. Washize iminsi mike uwo mugabo arapfa. Amaze gupfa abahungu be babiri hasigara abo bahungu. Uyu mukecuru witwa Naomi aravuga ati uko bisa kose nubwo bimeze bityo ndabandirira kutu duhungu nubwo se yapfuye ariko ndaririra kutu duhungu ubu ngubu nta kundi kuntu nyine byagenda. Ngo ariko hashize indi minsi bikeya abahungu baravuga bati natwe turakuze reka tuzana abagore mu iki gihugu kuko nabo turabona tutazasubira iwacu ngo tujye kuzana y'abagore ahubwo reka tubazane hakiri kare tuzana abamowabukazi. Nuko barabazana umwe azana uwitwa Orupa undi azana uwitwa Rusi ngo nuko ngo baraza baba abagore baba bahungu bamaze kuba abagore baba bahungu ngo hashize igihe gitoya
abahungu wa mbere nawe bagize ate, uwa kabiri arongera agira ate, nawe arapfa. Intego dufite y'iri jambo uyu mwanya, ngiye kukubwira ijambo urahita wumva uvuga uti ushatse kwivuga nabi. Oya, ntabwo Imana tuya tuyivuga nabi. Iyi Mana yacu dusenga dukorera irica kandi ikagira ite, agari igihe wabyandika, irica kandi igakiza. Uzabibaze, uzasome urebe ukuntu iyi Mana yacu atari Imana ivogerwa, atari Imana wafata uko wiboneye, ahubwo ni Imana ifite imbaraga kandi Imana ikunda icyubahiro. Haleluya, amen. Ni Imana ikomeye itagivogerwa, ni Imana itagira ubwoba, ni Imana itagira isoni. Ntabwo ijya imwana kuko ishobora byose. Nta kuntu yari kwica umuntu wari ugiye gushaka iki, ubuzima, wari ugiye gushaka imibereho. Ariko ibintu byose Imana ikora ibikora mu gukirana. Yesu nashimwe. Haleluya, amen. Umuntu yarangiza akavuga ati nabura ndaririra kuri utu dusigaye, yarangiza natwe ikagira ite, natwe ikadutwara. Ariko ibintu byose Imana ikora ibifite impamvu yabyo. Yesu nashimwe. Haleluya, amen. Aba bahungu bamaze kugenda, hasigaye aba bagore babo babana na mukecuru. Mukecuru agira agahinda k'umugabo we, agira agahinda k'abana, avuga ati bizagenda bite k'umugabo asize mu gihugu cy'ahandi, asize nta mibereho, nta kuntu tumeze. Aba bakobwa bagiye kuzisubirira iwabo, nzasubira iwacu bigenze bite? Aribaza, biramuyobera. Ariko intego y'ijambo dufite uyu mwana iravuga ngo ikomeretsa ni nayo yomora. Haleluya, amen. Ikomeretsa ni nayo igira ite, ni nayo yomora. Amen, amen. Haleluya, amen. Yesu ashimwe.